aya mavuta ngo agerageza Dawidi, ageragereza kugeza igihe agiye ngo kugemurira bene se. Baramusuzugura cyane, agasuzuguro bamusuzuguye ntabwo ari bo bakamusuzuguye, kandi byari amavuta yasizwe. Umugabo umwe bita Petero ngo atumirwa kwa Koroneli ngo kugira ngo ajye kuvuga amakuru ya Yesu. Ngo ageze kwa Koroneli, Koroneli yamusobanurira neza imva n'imvano yo kugira ngo amuhamagare. Arangije yibuka yuko Koroneli si umuheburayo w'abaheburayo, ni umunyamahanga utarakebye, ariko bubahaga Imana cyane. Petero amaze kumwumva neza ngo aravuga ngo menye neza yuko mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana ireba gukiranuka k'umuntu, ireba isura yawe. Samweli wa mbere ibice byaho 11 turageza ku murongo waho wa 13. Na makuru wenda twese tushobora kuba tuziho, ariko na magambo dukeneye kwifashisha umwanya wo kwimika abakozi b'Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 16 umurongo wa 11 kumanuka kuri 13. Aravuga ngo reka duhere hano handitse ngo Samweli abwira Yesayi ati, dusome mu izina rya Yesu. Samweli abaza Yesu hejuru gatoya. Aravuze ngo Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kujya ku meza ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Amen. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi baduhuguye, ariko ngenda ndavuga hejuru y'umuhamagaro cyangwa se hejuru yo kwimikwa, hejuru y'amavuta. Ndabikubiraho mu ijambo wenda rimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Hari impamvu habaho umuhango wo kwimika abakozi b'Imana, n'uburyo ki uwo muhango ugomba gukorwamo. Ari nayo mpamvu twateguye uyu munsi kugira ngo tubashe kubikora no kugira ngo tubashe kwimika. Hano umukozi w'Imana Samweli ajya kwimika, yagiye kwimika mu ngorane, kubera yuko ntibyari byemewe ko ari buvuge ko ari bwimikwe. Bitera umutima we kubaza Imana ngo ese nigerayo ngavuga ko ngiye kwimika biri bukunde. Imana ihereza ubwenge cyangwa se amayeri Samweli, iramubwira ngo nugerayo mubwire kuje gutamba ibitambo, ariko ibanga ryawe ninjye nawe turisiranyeho, ugiye kwimika uwo ndi bukwereke. Buriya hari ibintu tujya twita nk'impanuka kenshi
cy'Imana nta mpanuka zibamo. Nubwo bamwe babigeramo wenda bakabyica cyangwa bakabyangiza, ntabwo biba byarabaye impanuka kugira ngo basenge cyangwa se bimike. Ahubwo nuko igihe kigera umuntu akabayoberwa uwo ari we n'icyo ahamagariwe gukora, akava mu nshingano z'icyo yimikira. Amen. Ariko ku Mana aba yaratoranije. Turasomya aya magambo, ntabwo twavuze haruguru kuri bene se bose ba Dawidi, kubera ko si bo tugambiriye. Icyo tugambiriye ni iyimikwa iryo jambo ryonyine. Riravuga ngo bakimusukaho amavuta ngo ako kanya, haleluya, ngo umwuka w'Uwiteka ngo akajya amuzaho aza kuri Dawidi cyane. Ni ibintu byo kwifuzwa kugira ngo umuntu wese yifuze kwimikwa. Ariko ni ibintu bikomeye kugira ngo uhagarare mu cyo wimike. Amen. Dawidi ngo akimara kwimikwa niho yahereye intambara zose yagize z'ubuzima bwe bwose. Dawidi ngo yangwa na bene se, nta kindi bamuhoraga, bamuhoye amavuta yari amaze kumujyaho. Amen. Iyo wimitswe cyane cyane nk'aba bene data tugiye kwimika, aya ni amavuta ya mbere. Amavuta ya mbere yitwa amavuta y'igerageza. Ni amavuta y'igerageza. Aya niyo mavuta yagerageje Dawidi. Amen. Dawidi ageragezwa n'amavuta, ntabwo yageragejwe na bene se, ntabwo yageragejwe n'ikindi, ntabwo abaturanyi bamugerageje. Amavuta yasutseho niyo yamuhereye ikigeragezo imbere y'abandi bose, kuko ayo mavuta yitwa y'igerageza. Haleluya. Ndabona abantu bamwe yasenyeye ku ivugabutumwa, yasenyeye ku budiyakoni, ako kanya ngo ahise abarevera pasiteri, arageragerezwa mu bureveranye kuko nta ya mbere. Burya nta nubwo aba ari revera aba yibeshye, kuko aya mbere yasabaga Dawidi kugira ngo Dawidi we ageragezwe n'amavuta. Nyuma yo kugeragezwa n'amavuta, Imana izamucagurira mwimikire bwami, kuko amavuta ya kabiri Dawidi yasutsweho ni amavuta y'ubuyobozi. Igihe Dawidi yabaga umwami, Imana igakura Sawuli ku ngoma, yarangiza ikimika Dawidi. Ayo niyo mavuta ya kabiri, ariyo mavuta y'ubutambyi. Niyo mpamvu navuze ngo muri aba harimo abashumba b'ejo hazaza. Imana ishimwe ko batemeye kugira ngo bisumbukuze. Twahuriye hano muri Kenya kandi duhura abantu benshi tutaziranye. Noneho hari ukuntu umuntu ahita aza hano muri Kenya agahita akubwira uburyo ki, kandi ubwo wenda umuvuga gutuma tubibera aho ngaho, kubera ko twe tutamuzi, agahita aza kukanga cyane n'ibikabyo byinshi akatubwira ngo tembi pasiteri, tembi bisho. Hari umugabo umwe yaraje araza atubwira ko ari bishop, ufata ifoto ze ajya sinazikoherereje. Ndakubaza uyu muntu uramuzi? Mu bishop bose kunzi mu mujyi wa Kigali, uyu muntu yitwa bishop. Noneho yohereza abantu nk'abanga nayizabaye ndayimwohereza, uyu yibera mu cyumba, n'umuyobozi w'icyumba runaka, ariko yadukanze hano. Amen. Buriya ibintu by'Imana ni ukwemera kandi no guca bugufi. Ibintu by'Imana si ukumenyera ngo umuntu abimenyere ngo narangiza ajye hejuru. Ibintu by'Imana
ndababwira ni igihe cyose umuntu uhamagariwe gukora umurimo w'Imana. Yewe ndi pastor, sinyoboye aba bantu, ahubwo aba bantu baranyoboye. Impamvu ni iyi: umuntu ashobora kuguhamagara saa 9 z'ijoro akakubwira ko arembye, urajya kumusengera byanga bikunda kandi nta n'inota ijana. Nibinaba ngombwa urakora ku igufi yawe kugira ngo utege. None se utari umugaragu ni uwo muntu? Amen. Abakristo bikomera amashyi, turabagaragu bikomera amashyi. Haleluya. Nagize rero ngo niba ukeneye kuba umuyobozi, emera guca bugufi yawe uyobora. Ariko mushaka kubajya hejuru ntabwo muzabona. Amen. Dawidi nubwo yageragejwe na bene nyina, ntabwo yigeze ashaka kuzamuka ngo ashake kubereka ko ari ibanga afite yagiranye n'Imana. Dawidi yakomeje guca bugufi, yigumira mu ishyamba. Hari abamara kwimika bagahita baza kugukura ku ntebe wicaye, kandi ari wamwimika. Ntibaharize tujya tubibona hano niho byuzuye. Amen. Ariko baba bayoshye. Aya mavuta ngo agerageza Dawidi, agera mugerageza kugeza igihe agiye ngo kugemurira bene se. Baramusuzugura cyane, agasuzugura bamusuzuguye ntabwo aribo bakamusuzuguye, kandi byari amavuta yasizwe. Umudiyakoni ahagarara hariya, umukristo akaza akamubwira ati ngwino tugende, ati ko ayoboye umuntu, undi nawe yamaze kwicara. Nigeragezwa. Haleluya. Wamubwira ngo icara, agahita akubwira ngo buriya uba wamugerageje bimwe bikomeye kubera ya mavuta. Amen. Nuko ngo uyu munsi ugiye kwimika abana bene data, ni amavuta ya mbere tugiye kubimikamo. Ariko uko umukozi w'Imana yabivuze, mumenye ko ari amavuta yo kubagerageza. Niba mutarumva ahantu bakubitiye umuvugabutumwa, usome Bibiliya urasangamo ba Stefano babateye amabuye. Niba utarahumva nusoma urasangamo ba Yohana bagiye mu ngunguru z'amavuta. Abo ni abavugabutumwa. Niba batarakwita inzererezi kubera ivugabutumwa, ntabwo uragera ku kigero gishyitse cyo kuvuga ubutumwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Mu murimo muhamagariwe, ntabwo ari byo wahamagaye kuko wenda ari ngiye ubashumiye cyangwa se nkaba ngiye no kubimika. Muhamagawe n'Imana yabahamagaye, Imana yabatoranye. Si uko itorero ryose ringana. Mwumve yuko mu bandi ntabwo muri bitangaza, ahubwo mugerageze kugira ngo mwiyigaho, mutekerezeho, mwinjire mu muhamagaro wanyu. Muha agaciro amavuta mugiye gusukwaho, kuko nuyaha agaciro nibwo kuzwaho n'umwuka w'Imana. Imana ikarushaho kubakuza no kubazamura, ikarushaho kubasanga no kubaganiriza no kubashoboza muri uyu murimo mugiye gutangira. Kuko nabivuze, ndavugana n'itorero ryose n'inshuti n'imiryango n'abakristo muri rusange n'abashumba bari hano. Nuvuga ngo aba bene data bose bari hano muraza kubabona tubahagurikije. Harimo abo tumaranye mu mwaka n'igice, harimo n'abandi tumaranye amezi agera muri 6 ariko wenda twari tuziranye. Muri ayo mezi harimo n'abakiriyemo agakiza muri ayo mezi tumaranye. Hamwe no gusenga Imana, Imana yatwemereye ko aba bantu tubasenge. Jambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana.
njye nta bintu njya nkora ntasinze kandi Imana iramvugisha. Aba ni abahamya n'abandi bicaye hagati muri mwe. Tunabitangira harimo no gusengera abapastori, ariko Imana iratubuza. Kandi tubujije nyuma yaho twabonye impamvu zicyatumye Imana itubuza. Ihanavuka n'ikibazo muri twe kubera ko ari Imana yabitegetse. Amen. Kuvuga ngo nta muntu twibeshaho, kubera ko umuntu uyu munsi waba ufite uko umuzi, ariko ejo agahinduka, umenye yuko yahindutse ukamurebera mu ishusho ye, kandi umuntu yaramaze guhinduka. Amen. Njyewe tubana mu buzima bwa buri munsi, ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Sinkeneye kuyobora intama idafite agakiza muri yo. Ayo niyo magambo twigisha no buri munsi. Amen. Ngenda bahamiriza neza yuko bakije. Amen. Ndahamya neza yuko inshingano zabo bakwiriye kwemererwa kuzikora bitewe n'ubushishozi bwanjye, ndetse n'Imana ubwayo gutanga umurongo ndetse n'ibisobanuro kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Amen. Bityo umuntu ushobora kuba umunsi mu mwaka wa 2021 tukaba turi muri 2022, wowe ukibwira ko akiri muri 2021 ahubwo we yarageze muri 2022. Uvuga ngo we wagumye muri 2021, we yarimutse. Amen. Jambo rya kabiri, mu buzima Imana iduhamagayemo, twaje gusobanukirwa no kumenya ko twebwe tutari abacamanza. Tuza kwisanga yuko turi abanyamuntu, atari bwa buntu ariko bwabaye ngo wirire wibere wisindire wikore. Bwa buntu twagiriwe ku musaraba i Golgotha kugira ngo duheshwe agakiza. Amen. Dusobanukirwa ko Imana itareba uko umuntu asa. Hari indirimbo twari turimo ngo Imana itareba uburanga, ntirebe igihagararo, ntirebe aho umuntu akomoka, zajya gukorera. Itareba ko umuntu ari umuzungu, undi ari umweru, ari umukara. Iyo niyo Mana ikwiriye gukorera. Debe nitujya gusenga muraza kubibona, ifitemo n'abarasta. Amen. Wakomeye Imana amashyi. Imana yadukoze ku maso, irangije iduha n'ubwenge. Ni ukuvuga ngo kenshi iyo umuntu babona buriya yifitiye amaderedi yiwe, umuntu atangira kumucira urubanza atanamuzi. Uriya ni umumotari, uriya ni ibi n'ibi, kandi we ntabwo umuzi. Hari ibintu bita mu rurimi rumwe ngo ni style cyangwa se style, mu magambo make mu rurimi rwacu, uko umuntu ateye cyangwa se umuntu ashaka kwigira, uko umuntu ashaka gusa. Uriya hari umuntu w'umugabo tunganya imyaka, we wifitiye pe, ariko ntabwo ushobora kumwibaza. Hari undi wiyogoshesha akamaraho ntasige n'agasasi na gake. Jambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi umwe umugabo umwe bita Petero ngo atumirwa kwa Koroneli ngo kugira ngo ajye kuvuga amakuru ya Yesu. Ngo ageze kwa Koroneli, Koroneli yamusobanurira neza imva n'imvano yo kugira ngo amuhamagare. Arangije yibuka yuko Koroneli umuheburayo w'abaheburayo, ni umunyamahanga utarakebwe, ariko ngo ubahaga Imana cyane.
gukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana ireba gukiranuka k'umuntu, ireba isura yawe. Amen. Hari abantu bitwa ko twakishijwe, hari abantu bamwe twahejeje hanze, tukumva yuko bageze muri twebwe n'ikizira. Abo Imana impamagaye kubabwira ngo nibaze. Ijambo rirambwira ngo abakora ibyo gukiranuka ntabwo ari abayogoshesheje bakamaraho. Iwe umva, ntabwo ari abasutse cyangwa ngo batobore ugutwi, ntabwo ari inzobe cyangwa igikara. Ni abakora ibyo gukiranuka, abakora ibyo gukiranuka uko waba usa kose. Imana ijya kutureba cyangwa se twebwe dukurikira amateka mu buryo twatezwe. Kera abantu batangiye kwambara vuba ejo bundi, ubwo batangiye kwambara, ubwo batangiye kumenya ko n'umusatsi uvaho. Ubundi kera ntabwo byabagaho. Amen. Imana ihimbazwe kubera yuko duhamagaye abasa nk'abo kugira ngo bazaneho. Natanze urugero ejo bundi ndavuga ngo ese niba uri umukozi w'Imana ukirebera muri figire y'inyuma ukareba housing, munsi Imana yakubwiye ngo ujye muri Somalia cyangwa ujye muri Iran kuvuga y'ubutumwa bwiza, uzabigenza ute? Uzatangira ubana zakagendana ntabwo ari uko. Amen. Ushobora kwisanisha naho uri kugira ngo aho ugeze bakumve. Natanze urugero wenda reka dutange kugira ngo bakurikije bano bene data, ariko n'uburyo bwo kugira ngo buri wese atagenda afite confusion, ahubwo yumve yuko ibintu byose bikorwa abantu barabyizeho kandi barabitekereje kandi babifitiye n'ubumenyi, ikindi n'umwuka w'Imana akabasha kugendana nawe. Ndababwira ugiye muri Iran ukajya kuvuga y'ubutumwa, ugatangira kugenda uvuga ngo Yesu arambwiye ngo ni mubumbura ibitabo byanyu dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ijosi barara bariciye. Ariko uramutse ugeze ugafata ikiremba cya cyenda Abayisilamu b'abagabo bambaraguye, bagita ikiremba ukahita ikikubita ubwanwa ukabutereka, wanashaka ugashyiramo katetire. Abagore bati katetire barakaza, tereka wenda abakecuru bakuze, ukabusongora ukagera hano, warangiza ugashyiramo ikanzu za zindi zirahanga, ugatangira kubabwira ngo naho bakuba, ugatora azana ugasana ibintu byose. Umwaka wa mbere wa kabiri uwa gatatu ugatangira kubabwira ngo Yesu numvishijwe, numva Yesu ambwiye, bakumva. Ariko utariga gusa n'abandi ntabwo uzavuga ubutumwa ngo bikwemere. Amen. Warabatoje, warabigishije, uzi neza ko bazakora umurimo wabo neza. Ikigeretse kuri icyo, warabaranze mu rusengero kugira ngo niba wenda hari ufitanye ikibazo n'undi muntu kibanze gikemuke. Twabasabye ko bajya hanze kugira ngo bakemure ibibazo biri inyuma y'urusengero, bazatangira umurimo w'Imana ari abizerwa n'Imana. Ibindi by'uko umuntu ateye n'uko asa n'ibindi na style ziwe, ibyo ngibyo ni umurimo kuko umuntu yahindura igitenge undi agahindura ikindi kintu. Amen. Imana rero ihimbazwe. Nimutumira ngo muduhereze abavuga ubutumwa nge ngakohereza umeze gutyo samwaki. Haleluya. Ko pasavuga Yesu. Amen. Imana ihimbazwe. Ikindi ni ukubera ko nta muntu ukirizwa inyuma y'urusengero, abantu bakirizwa mu rusengero. Yewe abo tubana narabwiye umuntu naza yinywera agacupa, zamwicarane nawe museke kandi umukunde. Igihe cyo gukizwa kwiwe
ni ijambo azumvira mu rusengero ko ntazaryumvira mu kabari. Amen. Ariko abantu bamubona yimwereye agacupa ugasanga umuntu atangiye kumuvugiriza induru agatangira kumwimuka kwa General Yesu agatokesha. Haleluya. None se ni hazakura ijambo ry'Imana atinjira mu rusengero? Ni hazakirizwa se atinjiye mu rusengero? Mureka abantu b'Imana binjire mu rusengero bakira ubutumwa bwiza batizwe. Amen. Uko ubutumwa bwo kugenda mu muhanda bwaratunaniye. Agezemo umwuka w'Imana azamufata azahinduka, adahindutse Imana nihindura, nta muntu ufite guhindura undi mu rukundo. Icyo ufite ni ukuvuga Imana igahindura ibyo bintu byo. Imana ihimbazwe. Nuko twabivuze twahisemo bamwe mu itorero dushishoje dusenza Imana ikatwemerera. Ni nayo mpamvu tugiye kubasaba kugira ngo batambuke hano imbere. Uko twabivuze harimo abadiyakoni, uwo turajya dusoma arajya atambuka. Turahera ku badiyakoni, harimo Kamugisha Jeannette, harimo Nyarwaka Rosine, harimo Uwamugira Julien, harimo Habana Eric, Mutete Arim, Bihunda Semukiza Robert, Mutesa Alice, Ndagijimana Emmanuel, Mukanyana Muzirwa Clarisse. Nuko mubabona aba nibo twasanze ko bakwiriye uyu mwanya kudufasha umurimo w'Imana mu rwego rw'abadiyakoni, basanga abandi twari dufite basengeye, bagira ngo mbere yaho tubanze ngo babone, kandi wumva yuko afite ikibazo ku muntu uwo ari we wese, afite umwanya wo gufata ijambo kugira ngo mbere yuko bimikishwa amavuta no gusengerwa icyo kibazo kibanze gikemuke. Amen. Haleluya. Haleluya. Uvuga ngo bitari buvugirwe hano bizumvikane hanze mu izina rya Yesu. Ubwo buri muntu wese uzajya uhura nawe uzamenye yuko byemerewe, Imana ihabwa icyubahiro. Tugeze kuri uyu mwene data mushiki wacu Jeannette ufitanye ikibazo nawe azamure, ufitanye ikibazo na Rosine azamure, ufitanye ikibazo n'uyu mubyeyi Julien, ufitanye ikibazo na Eric azamure, ufitanye ikibazo na Tete, ufitanye ikibazo na Alice azamure, ufitanye ikibazo na Robert azamure, ufitanye ikibazo na Emmanuel azamura, ufitanye ikibazo na Clarisse azamura. Imana ibahe umugisha. Ubwo ntacyo nizera yuko no hanze muzabimera nk'abakozi b'Imana. Dufite abavuga gutuma bagomba gusengerwa, nabo tugiye kubahamagara. Wenda urapari hano ari hatoya munsi imbere yabo nta kibazo. Harimo bategura Innocent, hakabamo Mugabe Trésor,
hakaza Senyumba Justin, Alundene Rosir, Igwa Emesi. Amen. Nuko n'ubundi twari tubivuze, ntabwo bikwiriye ko tugira uwo dusengera muri aba hari uwo bafitanyemo ikibazo. Ni byiza kugira ngo ikibazo gikemuke. Amen. Nibiba ngombwa nk'uko Bishop yabivuze, hagiri wenda wo duhagarika kubw'impamvu ufitanye ikibazo na Innocente agire gutya azamura ukuboko kugira ngo tubanze tube ufitanye ikibazo na Justin yazamura, ufitanye ikibazo na Rosine azamure, waba ufitanye ikibazo na wene data Hirwa azamure. Bani baho umugisha, reka tubakomera amashyi mu izina rya Yesu. Haraho nasomye bivuga butumwa bako nari nasomye Bihunda Robert. Bihunda ni umuvuga butumwa akaba n'umudiyakoni, niko twahisemo kandi niko twasanze. Impamvu z'itorero cyangwa se ko tuyobowe n'umwuka w'Imana. Umuvuga butumwa akaba n'umudiyakoni. Njye namenyanye na Bihunda mu rusengero, duhurira mu rusengero, yari umudiyakoni. Uwo murimo rero kandi awukora neza cyane. Abadiyakoni benshi nagiye mbona ntabwo begeze bamurusha, nagiye mbona mu makanisa menshi. Nyuma yaho Bihunda yaje gusanga muri serivisi ivuga butumwa bitewe n'umuhamagaro wiwe. Ubu rero yagira uwo biza gutungura, ndabona tumusengeye ahantu habiri. Ababene data bose cyangwa abakristo bacu barabizi kuko twarabitangaje. Amen. Imana ihimbaze. Tugeze mu gikorwa nyirizina cyo kugira ngo dusengere abakozi b'Imana, ariko mbere y'uko basengerwa bamuye Bibiliya hano. Turabarahiza kugira ngo batwemerere neza ko ibyo bahamagariwe gukora bazabikora. Umuntu wese ujya kurahira arafata Bibiliya mu kuboko kwe kw'iburyo azamure, narangiza arahira imbere y'Imana n'imbere y'itorero indahiro ari buze gusoma. Imana ibaha umugisha. Turahera ku badiyakoni, abavuga butumwa baraza bakurikira. Kugira ngo bibe byiza buri muntu afate Bibiliya. Buri muntu afate Bibiliya yiwe, utayifite atubwire tuyimuhereze. Abadiyakoni batambuka bavuga butumwa basa n'abigiye inyuma. Buri muntu afate Bibiliya yiwe arajya asubiramo amagambo turi buze kubabwira. Ndizera ko mwese bamaze kuzifata, rero turatambuka mwana kabiri mwahagarara ku murongo umwe, murajya musubiramo n'amajwi. Noneho nitugera ku ijambo ryawe,
buri muntu wese aravuga izina rye yewe runaka amazina yawe noneho turasubiramo kugenda yewe uri kuvuga kugira ngo ducunguzure umwete. Zamure Bibiliya zanyu mu kuboko kw'iburyo, urasubiramo jewe turagendera rimwe jewe runaka jewe runaka ndahiriye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko nzakora neza imirimo mpamagariwe w'ubudiyakoni, ko nazakora ibinyuranyije n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, ko nzubahiriza amategeko agenga itorero Voice of Jesus Pentecost Church, ko nzubaha ubuyobozi bwaryo, ko nzaganduka mu mirimo yose, nintatara iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko agenga itorero Voice of Jesus Pentecost Church. Mubyemeye nta gahato, Imana izabifashe. Komera Imana amashyi ubwami na data. Imana ibahumugisha cyane. Turatambutsa abandi bari inyuma yabo. Urazamura Bibiliya zanyu n'ukuboko kw'iburyo, urasubiramo n'ubundi nk'uko bano bene data basubiraga. Jewe runaka, murazamura amajwi, jewe runaka ndahiriye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko nzakora neza umurimo mpamagariwe w'ivugabutumwa, ko nazakora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana rivuga, ko nzubahiriza amategeko agenga itorero Voice of Jesus Pentecost Church, ko nzubaha ubuyobozi bwaryo, ko nzaganduka mu mirimo yose, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko agenga itorero Voice of Jesus Pentecost Church. Mbyemeye nta gahato, Imana izabifashe. Komera Imana amashyi.